Ndabasuje bene data nk'uko twabibasezeranyije mu kiganiro cy'ubushize yuko tuzaza tukabaganirira ku bijyanye n'ukuntu umusore cyangwa se umukobwa yahitamo uwo bazabana. Njye ubasuhuza nitwa Emmanuel Tuyishimire, imbere ya kamera murabonaho mpereye ibumoso bwanjye hari mwarimu yakwivuga Manishimwe Clarisse. Yego mwarimu Betty Nyiramukiza. Imana ibahe umugisha. Reka dusabe Clarisse atangira dusengera twinjire mu nsanganyamatsiko. Uwiteka turagushimiye kujya ubana natwe mu biganiro by'ivugabutumwa dukora kandi bikabyara umusaruro wo kugira ubugingo bunesha ku bwa bene data. N'ubu iki kiganiro tugiye gukora cy'urubyiruko uduha umugisha, ntihagire ijambo ry'imfabusa tuvuga, kandi akanwa kacu gaha umugisha, umwuka wera akayobore, amagambo avamo yubaka ubuzima bwiza hano mu isi ndetse n'ubugingo bwa bene data kugira ngo bazagere muhera amahoro ku bwa Yesu byamaze twizeye. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka dutangire kuri mwarimu Betty. Waravutse uba inkumi, ugera igihe cyo kumva yuko washaka umugabo. Turi mu nsanganyamatsiko mwibuke ivuga ngo ni gute umusore cyangwa umukobwa yahitamo uwo bazabana akaramata. Kuko mu kiganiro cy'ubushize twabonye ibibazo cyangwa se ibibazo by'ingutu biri mu miryango y'abashakanye. Tuvuga yuko noneho tuzatangira tuvuga ngo mbese noneho nihe ubundi bitangira biti kugira ngo bizagere igihe bibe umuryango uzemo ibibazo cyangwa se umuryango ushimwe n'Imana ko ari umuryango muzima. Weho mu gihe cy'ubukumi bwawe, ni mu kinyarwanda cyiza, cy'ubukumi bwawe, uratubwiraho gakeya mu minota itarenga nk'itatu, utubwire kuntu wahisemo cyangwa se witeguraga kuzatoranywa n'uwo muzabana. Imigenzereze yawe wabyitegura gute? Mu magambo make urakoze. Urakoze cyane. Harimo ibintu byinshi ubajije kandi byose sindi bubigusubize nonaha, ndagusubizamo iby'ingenzi. Muri rusange urabajije ngo mu gihe cyawe cy'ubuto bwawe cyangwa ubukumi, njyewe ntabwo aho najya mu bintu byinshi kuko imikurire yanjye numvaga ko no gushaka ahari bishobora kutaba bitewe wenda n'amateka y'ibyo nari naragiye mbonana abantu cyangwa yenda amateka y'igihugu cyanyuzemo, byite gutyo. Ariko reka mvuge muri rusange uburyo wenda umukobwa w'umukristo akwiriye kwitwara cyangwa uburyo ashobora guhitamo uwo babana. Umukristo icya mbere agomba kuba akijijwe. Kugira ngo umenye umuntu mwabana, icya mbere ni ukumugenzura, ariko icya kabiri bikagusaba no gusenga, kuko ushobora kumugenzura ukareba iby'inyuma ariko iby'imbere ukaba utabimenya. Ariko iyo wasenze Imana ukayereka urugendo rwawe, ukayibwiza ukuri ibyo wumva ushaka, cyane ko n'Imana iba ikuzi kurutaho, birafasha umukobwa akamenya uko yahitamo. Uravuze rero ngo njyewe nabyiteguraga gute? Birumvikana iyo umuntu ari umukobwa w'umukristo, kuko njye nari umukristo kandi w'umubwirizabutumwa bwiza, barambagiza ntabwo baburaga, barazaga ndetse ku bwinshi. Ariko kuko njye nari mfite intego zanjye nihaye na kriteri niko nabyita, umuntu ukijijwe wubaha Imana twafatanya kujya mu ijuru. Njye nicyo ngicyo nagenderagaho cyane. Ikindi, umuntu nyine nawe ureba udafite n'amahane akabije, kuko nigeze numva ngo umuhungu wigeze gusanga umukobwa kwa pasiteri
arangije amukubita urushyi ngo yamuhamagaye aramubura. Urumva nk'ubwo yaramuhamagaye kuri telefone ngo arangije aramubura, arangije ahitamo umwana urushyi n'abantu bari aho ngaho. Mu by'ukuri bene nk'uwo muntu ntabwo wabana nawe ngo bizaba amahoro, yajya ahora agukubita kandi ntabwo ari byo. Rero njye narasabye umuntu wubaha Imana gusa, ukijijwe neza. Hano ubwo nigeze ndeba no ku bintu ngo mvuge ngo azaba afite ibintu ngo ibiki, ubwo nivuze nkanjye njye ni umuntu wubaha Imana, ukijijwe, utambangamira ku murimo w'ivugabutumwa nakoraga. Uwo niwe jyewe nasabaga. Niba ngishubije neza simbizi, ariko iminota aba ari mike nagisubiza gutyo. Wagisubiza gutyo, urakoze cyane. Nibariza mwarimu Clarisse, witeguye gusubiza rwose. Ni gute umukobwa yatoranya umuhungu bazarwubakana rukaramba? Ngewe se kutambarije nkuko waje bete ngo we Yahise bate. Oya, kuko yamaze kugukopeza ahari kubera ko numvise mwaramenye kera. Burya umuntu wese ari unique. Kuri ikintu icyo ari cyo cyose niyo byaba byenda gusa, ariko hari ahantu bitandukanye. Ntacyo ngaho atangirira mu buto bwawe uko byari bimeze. Noneho uri buze kudusubiza ariko n'icyo kibazo twajije. Mbere y'ibintu byose numvaga nyine gushaka ari umugisha Imana itanga. Mbwira Imana nti Imana, niba nzashakwa biri mu bitekerezo byawe ari umugisha wangeneye hano muri ubu buzima, ndagusaba kumfasha. Ngewe ntabwo nzashaka ntaragira imyaka 25. Nabiterwaga n'ibintu bibiri. Nabiterwaga no kumva urugo ari ikintu gikomeye. Nkumva nkwiye kurwubaka nta mikino mfite irimo, nta bitekerezo by'ubuswa mfite, kandi nkumva gukura kwanjye ni imyaka 25. Nkumva mfite imyaka 25 naba mfite ubushobozi bwo gutekereza ikintu cyose, kandi nkaba nagira icyerekezo kizima. Icyo ni kimwe. Ikindi numvaga nyine ushaka afite imyaka 25 bizampesha kuba naragize ubuzima, nanjye narafashe umurongo w'ubuzima bwa hano mu isi, mfite icyo mfite, sinjye kubaka ntafite ikintu nanjye cy'akazi kampesha imibereho. Hanyuma rero bose ibyo Imana yarabimfashije. Mu myaka 18 umusore wa mbere yaraje kumbaza izina, ibyo bita kumbaza izina. Ndamubwira nti sindakura. Arambwira ati urakura, uvuze ngo iki? Sindakura. Ngewe numva nzubaka urugo mfite imyaka 25. Arabanza arabaza ati ngutegereze igihe kingana iki kugira ngo ukure? Ntabwo washobora iyo myaka, kuko imyaka yanjye ni 25 yo gushaka. Genda wishakire Imana ikubwire. Rero Imana hafi aho muri iyo myaka, hafi nenda kugira 27, niho Imana yampaye urugo. Hanyuma icya kabiri rero uravuga uti ni gute umuntu yatoranya uwo bazabana. Ariko ku ruhande rw'umukobwa, mbere y'ibintu byose umukobwa nabanze aba afite agakiza. Erega buriya nshuti za Imbuzi TV, agakiza ni urufatiro rw'ubuzima bwose. Umuntu afite agakiza nta kintu na kimwe kitamubera cyiza. Mureke twibukiranye ibyanditswe byera bivuga ngo hahirwa uwiringira Uwiteka, Uwiteka akaba ari umubera ibyiringiro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Na ya magambo yandi twongere twibukiranye ko zabitubwira ngo uwubaha Uwiteka icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Ubu dufite ingorane z'uko isengero zuzuye abahungu n'abakobwa badakijijwe neza. Ni nazo ngorane turimo kugira, turimo gutomba mu kibazo cy'uko ingo zirimo kunanira abakobwa. Ariko umukobwa nabakijijwe neza mbere y'ibintu byose. Umukobwa unteze amatwi nabe yarakiriye Kristo mu bugingo bwe, afite itegeko ry'Umwuka Wera rimuyobora, rimuhana gukora icyaha n'igisa n'icyaha. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri,
umukobwa ntahishe amarangamutima ye. Niba wifuza mu marangamutima kawe habamo daboro umuhungu ukijijwe, sibyo harimo ibyo bavuze byo gukubita. Ngewe mama yankubise rimwe nkosoka iteka, yarinze ava mu isi atongeye kunkubita. Ari nakozaga gusa kudakora ibintu yambwiye, ahubwo n'ibindi byose narabikora kuko ntinye nkora. Rero umuntu rwose wankubita oya, ubwo nari mbivugiye usora oya rwose Uwiteka azi ibyo nabasha n'ibyo ntabasha mwarimu Betty. Tujye tubyemeranywaho ko hari ubucuti umuntu yubaka mu buryo bw'Imana. Imana ikabizi neza ibyo utabasha. Irabizi ko umugabo utakijijwe ntabwo yari bumume, kuko udakijijwe bivuze no gukubita n'ibindi byose. Ubwo rero umugabo abakijijwe afite icyitwa Stefano, ngo yari afite icyarya mwari Stefano wari yuzuye ubuntu bw'Imana. Umusore umukobwa akwiye kwifuza ni umusore wuzuye ubuntu bw'Imana. Umukobwa akwiye kwifuza ko bazabana ni umusore wageze ku rufatiro rwa Kristo, kuko ibindi byose ubundi buzima bwose burashoboka. Gushaka umusore ufite ibintu ni byiza, ariko ushobora no kumushaka adafite ubutunzi, afite agakiza, mukabushakana cyane mukabugeraho cyane. Kimwe nuko ushobora gushaka, bamwe tujya tuvuga haruguru mu nyigisho zacu bene data bazakurikira twavuze haruguru, ugashaka umuntu ukurikiye ubutunzi, mwabana bukayoyoka, ubwo muba mwarangije gutaha, divorce biri imbere yanyu. Ariko ushatse umuntu ufite ubutunzi anakijijwe n'ubwiza bujyanye no kwisiga, afite n'urukundo. Ushatse umusugenge mwigisha urubyiruko, inshuti zanjye z'urubyiruko murabizi cyane, twagendanye urugendo rurerure. Imyaka nakoreye idini 23 nigishije urubyiruko pe, kandi umutima wanjye urunezerewe. N'ubu tujya duhurira mu mujyi bakampobera ntabazi, ati urugo mfite uyu munsi ni wowe ndukesha, urugo rwiza mfite ni wowe ndukesha, kuko wampaye umusanzu ukomeye w'inyigisho. Rero narababwiraga nti ntuzabe ngo umukene, sibyo ntuzabe ngo umukene, ahubwo uzabe ngo umunebwe. sibyo Nutahura umuhungu w'ubunebwe uzamubera uzahita ufasha ahubwo nzahita nkugira inama. Ni wapi oya subiramo ako kantu. umukobwa ntazabenge umukene, azabenge umunebwe. azabenga umunebwe. Kuko ubutunzi ntabwo buvukana, ubutunzi umuntu arabushaka bukagenda buza, wa munyabute usanga ikimonyo bukagenda buza. Ariko umunebwe we ambwira, ahubwo n'ubu ufite umunebwe, hari ibimenyetso biranga umunebwe ntitubijyamo, narabibabwiraga. Umuhungu w'umunebwe bitatu by'ingenzi ihangana cyari ikiganiro kwacyo. oya nta kibazo mwari. Umuhungu uryama akabyuka saa 4 abazi ko azabaho ate. Icya kabiri umuhungu winenaguzwa akazi abazi ko azabaho ate. ndapfuye. Icya gatatu reka mbendekeye umuhungu ubyuka azerera mu ngo za rubanda abazi ko azubaka urugo no mutubari. ndavuga wese ndavuga mu nsengero, aba hanze ntubakora, yirukanka mu bagenzi be, agacunga isaha zo gufungura za mugenzi we zigeza ku gapuravuye kwihigira, akabaraje baragasangiye. uwo nawe ni umwaka. Umuhungu winenaguzwa akazi, narababwiraga nti akazi kaguhemba amabuye uzakaga, ariko akaguhemba amafaranga niyo yaba make. Amafaranga make yazana menshi, my friends. Amafaranga make azana menshi. Ubwo rero umukobwa akwiye gukunda umuhungu uzi gukora. Umukristo twabivuze, umuhungu w'umukene ahabwa umugisha n'Imana, hirimbana azakira, kandi abona umukobwa umukunda. Wenda numva nabandekeye aho ngaho, nubwo ari byinshi. Mwarimu Betty, uyu munebwe arabuwate mwari. mwarimu Betty nadufashe angewe amara inyota. hari inyota ariko yari igiye gushyiraho gakeya, ivuga ngo nyine umukobwa, ubona umukobwa uretse umuhungu w'umunebwe, umuhungu
umuhungu udakijijwe, ubwo twabonye ko rwose umukobwa muzibukire, kandi twavuze ku mukobwa w'umukristo ariko yizibukira umuhungu w'umunebwe kandi akaba adakijijwe, nta kindi wakongeraho. erega uwo muhungu ashobora no kuba adakijijwe ariko azanakizwa, akaba azanakizwa kuko hari benshi bagiye bakizwa nyuma. Uwo muhungu ashobora kuba adakijijwe ubu ngubu, ariko mu bitekerezo bye harimo ko azakizwa, cyane mu bitekerezo by'Imana hari agakiza yamugeneye, azakizwa. Ahubwo twashimangira ibyo yari avuze, kuko uwo muhungu w'umukene ariko akaba atari umunebwe, aba azakora akagera ku byo ashaka, akaba yanatunga urugo. Ariko koko icyo kintu cy'ubunebwe na Bibiliya yakivuzeho, umuntu ntabiravuga ngo udakora ntakarye, kuko hari nk'abadamu nziba twagiye tuganira bakavuga ati umugabo akaba adakora, akaza ahubwo akagurisha ngo n'ibitenge bye kugira ngo by'umugore, akabigurisha, akagurisha akantu kose umugore yakoze. Ubwo ibyo biriho rwose, noneho ugasanga ni ikibazo nyine, bikanarangira namutaye nyine, birumvikana akagenda. Biba byaraturutse herero, burya umuntu w'umunenganezi w'ubunebwe koko ni ikibazo gikomeye. Rero jyewe navuga ko niba wenda umuhungu atarakizwa, akaba atarizera Yesu, ariko uwo mukobwa akaba amubonaho ko azi gukora, ari inyangamugayo, afite ubumuntu muri we, adafite ubunyamaswa, yamubwiriza yamubwiriza akamubwiriza agakiza, muhungu akaba yahinduka. Ariko nanone muhungu ushobora guhindurwa n'umugore, ukaza ari umugore ukurikiye, atari uko ukurikiye Kristo muri wowe ngo uvuge uti ndakijijwe kubw'agakiza nabonanye umukobwa uyu Yesu yamenye, nanjye kangira amatsiko yo kumumenya. Wowe musore udukurikiye rwose, ukurikiye umuntu gusa kugira ngo umubone, kaba udakurikiye agakiza, aho nagukuzaho pe, kuko n'ubundi byazakunanira. Ahubwo faste mukobwa, banza utunge Kristo muri wowe, agakiza kazima. Nawe musore butunza agakiza kazima, ubu uri na ngeso nziza, wenda ushobora kuba udakijwe ariko ufite n'imico myiza, ibyo bikazanagufasha kuko ati nubwo atari umukristo wenda, ariko yanahinduka, yanakizwa. Sinzi, ntabwo ngushubije nk'uko ubishaka. Utangiye kugera n'abadukurikiye, mwatangiye kugera aho nshaka, kuko ndashaka yuko warugeze ngo ku musore, noneho numva uhise unagera no ku musore, kandi wujurije ibyo mwarimu Clarisse yari amaze kuvuga. Ariko hano hari ijambo nshaka kugira ngo twinjire ku musore, noneho ni gute yahitamo noneho umukobwa bazabana. Hari ijambo riri mu Itangiriro 24 umurongo wa 14, mbese ndagenda ni igice kinini cyane, ni ibintu byinshi bivuzwemo, ariko ndakuramo duce tw'ingenzi. 14 ngo bibe bitya, umukobwa ndibubwire nti ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe nyweho, akansubiza ati nywaho nduhira n'ingamiya zawe, aba ari we watoranirijwe Isaka umugaragu wawe. Ibyo nibyo bizamenyesha yuko ugiriye databuja neza. Nuko agisenga cyo, Rebeka arasohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miluka Mukanahori mwene se wa Aburahamu, ashize ikibindi ku rutugu. Aka kantu ko gushira ikibindi ku rutugu muze kukanota. Umurongo wa 62, bukeye Isaka aza aturutse mu nzira yo kwiriba ryitwa Lahayiroyi, kuko yari atuye mu gihugu cy'Inegebu. Isaka arasohoka ajya kwibwirira mu gasozi nimugoroba,
yubura amaso abona ingamiya ziza. Rebeka yubura amaso, urukumva? Rebeka yubura, Isaka yubuye amaso, noneho na Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa mugaragu ati, uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Urumva ko Isaka yari ari hehe? Mu gasozi. Uwo mugaragu aramusubiza ati, ni databuja. Rebeka yenda umwenda we yitwikira mu maso. Aho kantu murakumvise? Uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashyira umubabaro wa nyina yapfushije. Aho kantu murakumvise? ngiye kumvisemo biteye gutya. Navuze ijambo uko mu kiganiro tumwe na tumwe tujya tuducika, ririmo kuvuga ngo nta muntu ukwiye guhisha amarangamutima kuko Imana y'ibiyarora iyo umugabo yifuza gushaka cyangwa iyo umukobwa yifuza gushaka. Niba ari umusore ufite uburebure kanaka, niba ari umusore wirabura cyane, hari abakunda kwirabura cyane, abandi bagakunda inzobe itari nyinshi, abandi bagakunda inzobe nyinshi. Urumva uwo mwene data yaravuze ati, umukobwa turi buhure akagira gutya na gutya, akagira gutya na gutya. Mu buryo bw'umubiri ni nk'uko nanjye tujye tunabaha n'ubuhamya, urubyiruko tujye tunabaha n'ubuhamya kugira ngo vraiment be gutegwa na satani, ngo bafatwe na satani muri ubu buzima. Kuko kubaka urugo ni ubuzima, ni umushinga uvuze uti ngeze mu mushinga nyirizina nzasaza neza. Iyo ugize sheke uba ugize ingorane. Hanyuma kandi numvaga nkunze po cyangwa uruhu rutari inzobe nyinshi, rutari n'urukara, atanirabura cyane. Uburebure nkumva ndabureba mu maso yanjye. Tuvuye kuri bya bindi biri ngombwa cyane bya gikristo. Nkumva amashuri wenda yaba yarize, ariko nkavuga nti uwo mubonye ataranize nta kibazo mfite, apfa kuba afite mu mutwe akosotse. Numva ari umuntu ufite icyerekezo cy'ubuzima. Ntabwo icyerekezo cy'ubuzima umuntu agihabwa n'amafaranga. Ushobora gusanga umuntu ufite amafaranga ariko nta cyerekezo cy'ubuzima afite. Ushobora gusanga umuntu afite amashuri ariko nta cyerekezo cy'ubuzima afite. Ariko ushobora gusanga umuntu afite icyerekezo cy'ubuzima, mwene nk'uwo ntacyo atageraho mu buzima. Rero ayo niyo marangamutima mu buryo bw'umubiri navuga, bidushushanyije amarangamutima. Mukobwa urabona guca he bugufi, hanyuma akanywa ku mazi amuhaye kandi akamuterurira. Ibyo ngibyo bisobanuye ibintu byinshi. Ntabwo Bibiliya ivuga byose, ariko uwo mugabo yaravugaga ati, ni ikimenyetso kiri bunyereke umukobwa uzi kubaha, uzanaganduka, umukobwa uzaganduka, umukobwa uzi kubaha, kuvomesha ikibindi, uhereza umutware. Ntabwo ngewe nzi ko dore imaze imyaka 17 nubatse urugo, sinzi ko guhereza umutware umuntu agira atya. Automatically ngewe ngeze imbere y'umutware wanjye, kamahirwe ndacyari kumwe nawe, kumuhereza ni ibintu mu maraso yanjye byikora. Nzi ko ntashobora kumuhereza uko niboneye ikintu icyo ari cyo cyose. Ijambo ngiye gusohora mu kanwa mbere y'umutware, mba nzi ko ari ijambo ry'icyitonderwa. Ubwo rero uko yavuze ati, akuhira n'ingamiya zanjye, ni ukumufata neza ubwo akamwubaha, akazanamwubahira ibye byose, nabe bose. Nta rubyiruko, nta musore cyangwa nta mukobwa ukwiye guhisha Imana amarangamutima rwose. Uko mbivuze niko najyaga imbere y'Imana. Nagize umushumba mwiza akatubwira ati, ntimuzirize ubusa. Kureka ibiryo hari izindi mpamvu nyinshi zatuma mubireka, ariko umugabo ntimuzirize ubusa ngo musabe umugabo, ahubwo ugenda wiherane n'Imana, ubwire Yesu uti, Yesu ndifuza umugabo uteye gutya na gutya na gutya, cyangwa musore ndifuza umukobwa uteye gutya na gutya na gutya. Murakoze. Mwari
ngerera ahantu havuga ngo Isaka amubonye, Isaka ngo ajya mu gasozi, ngo ajya mu gasozi abonye abantu bahetswe n'ingamiye, ava ku ngamiye, nuko ashira umubabaro wa nyina. Dufashe nawe tuzamure abadukurikiye babasha kubyumva neza. ariko barweri twajya mwari barweri turi mu reka ishuri twajyaga ducura kugira ngo ndaguhaye turi mu ishuri twajyaga ndaguhaye avuga ibyo gushira njyewe mumfashe tuzabaza abahanga inzobere mu bintu bijyanye no kumenya umuntu uzabana n'undi. Umuntu uzabana n'undi iyo bigeze igihe mugahura bitewe n'impamvu, hari ukuntu mwumva mukururanye. Yego. Nk'ubu njya nibuka ko papa w'abana banjye twavuye mu rusengero tumaze kwakira abashyitsi, nawe ari umudiyakoni, tujya kwakira Nawe uri abashyitsi, mwarimu. nanjye ndi mwarimu, tujya kwakira abashyitsi. Urumva tuvugana ibisanzwe, ntazi icyamuzanye, ntazi ikimugeza, nzi ko twakiriye abashyitsi birangiye, nawe agiye guhita ajya muri gahunda ze. Arambwira ko nabashakaga, turicaye, njyewe yambwiye ijambo ryitwa urukundo. Mu yandi magambo ntabwo wenda ariwe wa mbere wari urimbwiye, ariko iyo hagira namurebye gutya mu maso, ubwoba buranyica, ndora hasi, kandi ubundi nta muntu ujya untera ubwoba mu buzima. Urumva, hanyuma muganga iyo aza kumfata tasiyo, bari buhite banjyana mu bitaro kuko nari mfashwe mu mutima kandi nubwo namubwiye nti nzaguha igisubizo, ariko yavuye imbere yanjye narangije kwiyumvamo, nkurikije bya bintu nasabye Imana, byanze bikunze ari we uzamutware wanjye. Uko gushira umubabaro ni igihe yari amutwaye amugeza iwe, kuko yari amaze iminsi apfushije mama we. Niko biriya yatubwiye, niko wasomye. Ni ukuvuga ubundi umugore ni icyuzuzo cy'umutware, Yego. umugabo ni icyuzuzo cy'umugore. ubu abantu bakera ko bahimbaga ko indirimbo ziri ubu ngewe sinzi ukuntu mba numva zimereye. Hari indirimbo yitwaga icyuzuzo cy'ubuzima bwanjye. Ni ukuvuga intimba uba ufite ku mutima, guhana urukundo no kwitangirana no kugandukirana, ntumenya ko umubabaro ugiye. Ko biratubwiye ngo Rebeka yagezeyo amuha urukundo, amuha umugore mwiza, amumara umubabaro. Kuvuga ubundi umugore n'umugabo wa nyina yari amaze iminsi apfushije. Umugore n'umugabo rero iyo wahise ungeza mu rugo, haba hagomba kuba impinduka ku muntu wese akumva amahoro atari afite. Hari ikintu umuntu aba abura kamera. Umukobwa buriya hari ikintu aba abura. Njya mbabwira nti iyo ushatse uhita wumva hari ikintu waburaga, nyamara ubura umukobwa ntukizi. Umusore ubu ngubu muzamenya ko mutari mwuzuye mumaze kubaka ingo. Nicyo warumbajije, ndakigushubije mu biganiro. Imana iguhagisha utabaye Jewe arakongeraho muri make mwarimu Clarisse arandusha experience mu masegonda nka 50. maze imyaka 17 maze 8. Urumva afite ibisobanuro bindenzeho. Yego mu masegonda 50 yonyine gusa. Amasegonda y'iki? Kugira ngo ugiye kongeraho ukaturangirije. Njyewe akantu nongeraho rwose ndagira ngo nkangurire abakobwa n'abahungu bige gushakana barebye ku butunzi, bige gushakana barebye ku mashuri runaka, bere kujya sibyo? Ahubwo ni byiza nyine wihisha amarangamutima Imana ndetse n'uwo muzabana ufite ibyo wasabye, reba ko abyujuje. Ariko nanone abantu bose be kuba ba materialist, abahungu be kuba ba materialist n'abakobwa be kuba aba materialist, ahubwo barebe gusa urukundo. Kristo avuga iki ku rukundo, sibyo? Ndumva aricyo nababwira. Imana ibahe umugisha. Amen.